Nshuti bakunzi ba Jao TV show ndabasuhuje, nitwa Jado Artist Official. Nkuko bisanzwe nkunda kubabwira ko ndi umu designer. Ubu iki nicyo gihe kugira ngo mbereke uburyo to designinga ku byapa, nkuko njya mbibabwira ko twandika ku myenda, ku byapa, ku mazu, ku modoka, ndetse no ku bindi bikoresho ibyo ari byo byose bishobora kwandikwaho. Iki cyapa rero murabibona ukuntu gisa, murabibona ko iyi design iriho imaze igihe, irashaje, tugiye kukivugurura. Turakoresha ibi biriho turabisiba dukoresheje irangi ry'ubururu, tukigire gishyashya, hanyuma tukivugurure. Nta bindi bidasanzwe turi bushyireho, ni ibi biri bugarukeho ariko tubikoresheje irangi ry'umweru. Ibi turabisibisha irangi ry'ubururu, hanyuma tubigarureho ariko twabikoresheje irangi ry'umweru. Ladies and gentlemen, how are you? I think you are okay. I'm your boy Jado Artist Official again. I'm gonna show you how we renovate this signboard. First, we will remove the current design by covering it with blue paint, and then we will paint it in white color. Let's get started. Love you everywhere you are. I'm Jado Artist Official again. Nshuti bakunzi ba Jao TV show, rero nkuko mubibona icyapa cyacu tumaze kugisiga kushe ya mbere y'ubururu nkuko nabibabwiye, ariko ntabwo kirasa neza cyane ku buryo twahita dushyiraho design tugiye gushyiraho. Turaje dusigeho kushe ya kabiri, hanyuma tubone kugaruraho ibyari biriho. Nkuko nabibabwiye rero ntabwo ndi bubabwire cyangwa se ntabwo ndi bubereke details zose kugira ngo video itaba ndende. Ubu nitumara gusigaho kushe ya kabiri y'ubururu kimaze gusa neza ku buryo twashyiraho design, turahita tujya kuri computer dukore design zaba za nyuguti mwahoze mubonaho, n'ibirango. Hari ikirango cy'igihugu, hari n'ikirango cy'ikigo, byose tubigarureho. Ubu tugiye gusigaho kushe ya kabiri kugira ngo tubone dushyireho design yacu. Reka tubikorane mwese mubireba step by step. Abashaka kuduha akazi rero ku bijyanye n'ibi dukora, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 0788259948 cyangwa se 07802220.
inshuti bakunzi ba Jao TV show, rero nkuko nabibasezeranyije ko turi bukora iki cyapa step by step, akantu ku kandi. Murabona tumaze gushyiraho za makete nahoze mbabwira. Iyi niyo design nababwiraga twakoze mu gice cya computer tutabashije kuberekera ahangaha, ariko izi nizo mapro nababwiraga. Ubu tugiye gushyiramo irangi kugira ngo izi nyuguti ndetse n'ibindi birango turi bushyire hano bibe bikozwe n'irangi ry'umweru. Murabibona Minedike, Eperutare, Ngoma District, Remera Sector, ibi byose nibyo tugiye kunyuzamo irangi, tukagenda tubibereka intambwe ku yindi. Ushaka kuduha rero akazi kamwe mu byo twababwiye ko gukora ibyapa, gukora kashe, gukora amansinya y'abanyeshuri, gushushanya imfashanyigisho ku bigo by'amashuri, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 225 cyangwa se kuri Gmail jadoartist@gmail.com. Bwana Teacher Jado. Karame. Meze neza. Meze neza. Amahoro ndashima Imana. Aba banyeshuri ko bakubonye bose bakiruka. Ubundi ari ikintu tubanza twakora. Ni ukugutinya cyangwa no kukuba? Ntabwo ari ukugutinya, ahubwo abanyeshuri abanza ukabikamo icyo cyizere, ukabereka ko bagomba kubaha mwarimu. Ubwo rero iyo bakubonye bari mu bitandukanye n'ibyo bakabaye barimo, bahita bibwiriza bakamenya icyo gukora. Barakubaha cyangwa baragutinya? Oya, nukuba bigiramo ikintu cyo kubaha mwarimu. Ni ikintu tuba twarabatoje. Mu byo tubigisha haba harimo no kubigisha ko bagomba kugira discipline, bakubaha mwarimu. Ako muamuna kazi gukontorora imitwe igera muri 500 kandi bose bakajya ku murongo. Ntabwo mwamworoshye. Irihe bahanga mukoresha? Icyambere barimo bafite imico bitandukanye mu bigenzamo. Icyambere abarimu twese ibintu tubigira ibyacu. Buri wese akabimenya, tukabubakamo icyo bita discipline. Buri munyeshuri akaba afite discipline. Ubwo rero
noneho n'ikigo hari amahame kiba cyaragiye gisetinga, hari amategeko kiba kigenderaho. Ubwo udakurikije ayo mategeko agahanwa. Niko bigenda, nawe ubundi nta rindi banga wavuga, nuko dushyira hamwe twese ibintu byose tukabikorera mu bumwe. Mu burezi tuzi ko habaho uruhare rw'umubyeyi n'uruhare rwa mwarimu kugira ngo uburere bw'umwana bugende neza. Ni uruhe ruhare rw'umubyeyi ndetse n'uruhe ruhare rwa mwarimu mubihuza muti? Umwarimu uruhare rwe rwa mbere ni ukumuha amasomo, ukamwigisha neza, ibyo agenewe guhabwa ukabimuha, ugatanga ubufasha nyine, ugakora by'ubwitange, ukamufasha utitaye ku zindi nyungu. Kuko buriya uyu murimo dukora bigusaba kuba wowe ubwawe binakurimo, kuko biramutse bitakurimo hari umwarimu ushobora kugera mu kazi ugasanga bitamurimo, ugasanga wenda abana arabapfunyikiye, ntabwo ibintu bibahaye neza. Ariko ubikora uzi neza ko byanze bikunze umwana ugomba kumuremera ikintu kizatuma n'ejo hazaza bizamufasha no mu gihe kizaza, nawe akazafasha n'abandi. Nuko bigenda. Noneho ababyeyi rero ikintu badufasha nabo, urabona nk'iyo umwana wenda atagize kwitwara neza, bidusaba ko nyine dutumizaho wa mubyeyi tugafatikanya tukareba aho bigenda neza, aho bitagenda neza. Ubwo umwarimu n'umubyeyi muri rusange bagafatikanya kugira icyo bakora kugira ngo umwana ajye ku murongo. Yego. Reka ngushimire Teacher Jado ku kaganiro gato tugiranye, utubwira uruhare rw'umubyeyi n'uruhare rwa mwarimu kugira ngo umwana imyigire ye ibe myiza ndetse abe mwiza mu mico no mu myifatire. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi bajyaho TV show, nkuko nakomeje kubibasezeranya, ubu izi makete zacu tumaze gushyiramo irangi, ubu tugiye kuzibamburaho kugira ngo inyuguti zisigara ukwazo. Nagiye mbabwira ko turi bubikorane step by step. Ubu akurikiyeho umwanya wo kubamburaho zino makete kugira ngo inyuguti zacu turebe ukuntu ziri busigare zimeze. Burya bwose ni uku nguku mubikora? Nuko tubikora. Nibyo. Ndikubona rwose ibintu biba bimeze neza. Ubu ikiri buze gukurikiraho biri buze kuma, noneho ubu imvura iguye ntabwo byavaho, ntabwo yabasha kubikuraho. Igira inyuma utabyangiza inshuti yanjye. Imvura niyo yagwa nonaha ntacyo yabitwara rwose. Irangi riri special, niyo namara kubikora igahita. Yego. Nta kintu yabitwara. Ishyire hano kugira ngo isate n'amazi yo ku ruhande. Jado, ndabona rwose akazi ugakamiritse. Ndabona ibintu, iki cyapa kirimo kiragaragara neza cyane, ahubwo tuzashaka uburyo waza no kudukorera amashusho hariya ku ishuri, amashusho amwe arebana na siyanse. Ese yo wayashobora? Ibyo ni nko kubaza padiri ko ari umunyagatulika. Yavuga ko mu byo dukora harimo n'imfashanyigisho nyine ku nkuta z'amashuri, harimo za digestive system, za human skeleton, za human respiratory, n'ibindi nk'ibyo byose. Na za digestive system. Hafi aho niyo nahereye. Izo zose murazikora? Cyane rwose.
ibyo ndumva ari ibintu rwose. Ubu se wabyize mu mashuri cyangwa ni ubukorikori wowe wishakiye ku giti cyawe, uratekereza uravuga uti ibi bintu nge ndumva nshobora kubikora? Birumvikana niyo byaba ari impano, ariko ugomba guca imbere ya mwarimu kugira ngo umurongo y'ampano. Ushobora kuba ufite impano ariko yitabonye umuntu yinoza ngo ayizamure neza yishyire ku murongo, ushobora gukora ibintu biri bizarre. Ariko orede urabona ibintu nkora ntabwo mbikora nk'utarabyize, birimo n'ubuhanga. Ndabona nta n'amakosa arimo mu nyandiko rwose, ndabona ibi bintu ari byiza cyane. Murakoze. Ndabona uri umuhanga rwose, tugomba kugushyigikira tukakwamamaza rwose. Ibikorwa byawe birimo birigaragaza pe, rwose. Wino hano nta n'umwe waza hano ngo agire icyo avuga kuri iki gikorwa cy'uyu mugabo. Hagira uza tuganire rwose, agira icyo avuga kuri iki gikorwa, namwe mukurikije uko mubibona. Hagira uza hano, ngwino hano nta kibazo rwose, ngwino. Nta muntu uje hano ngo agire icyo atubwira akurikije uko ari kubona ibi hano, iki cyapa uko kimeze. Ntekereza ko azi kuvuga. Umusaza, manzi urebe witegereze maze uze utubwire rwose uko bimeze. fata mikoro rwose utubwire uko ubibona. Icyo twabivugaho, turabona rwose umuntu uzi gusoma neza no kwandika. Amazina nitwa Ngendahayo Jeanne Paul. Ubwo rero umuntu uzi gusoma no kwandika agira ahantu nk'aheza ku cyapa, ntabwo yirwa baza, arasoma. Rutare Ngoma district, akamenya ko ari akarere, akamenya ko umurenge ari segiteri atuye barizwamo icyo kigo, akumva arasobanukiwe neza rwose. Ntagire avuga ngo yayobye, akamenya ko ageze kuri icyo kigo cy'amashuri. Turabona rwose iki cyapa cyanditse neza, cyanditseho Minedike. Twishimye cyane rwose, bikozwe neza. Murakoze. ntabwo uzi gusoma none hariya ntabwo wumva ukuntu handitse. Twahasomye hariya ni Minedike. Epe Rutare, aha Ngoma district. Epe Rutare, Ngoma district, Remera sector. nzagura inifomu. Nahandi kubona ibintu ari byiza bijyanye muri Ngoma. Iki cyapa kiradushimishije cyane. Ngoma district uri kunseka ibiki? Njye ni imbwa ndimi. Muze muraho neza? Yego muraho neza cyane. Ariko nubwo uri kubona ndi kuvuga, urabona ko umuntu atari muzima. Paul Kinywanyi. Ubwo uri kuvuga ngo rero iyi Ngoma ndabona isobanutse, n'abantu bayikora ndabona ari beza, bafite umutima mwiza. Njyewe nitwa Sebishimbere Yasi Mafiriti. Wewe witwa nde muze? Njye nitwa Nemiyabahizi Gaspard. Yego. Muze uyu mwana n'uwawe? Ashobora kuba agukunda cyane. Umura.
Artist Official ku isonga.